Reka mbasuhuze none mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukunda neza Media TV. Ubwo ngubwo rwose mbanze masabe gukora subscribe niba utarabikora, kanda kuri iryo jambo ubundi dukomezanye n'amakuru rwose yihuta agezweho aba agezweho hano kuri uyu muyoboro ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye. Hari amakuru atugezeho kano kanya yuko hari undi musirikare ukomeye cyane mu ngabo za leta ya Congo FARDC rwose amaze kuraswa mu buryo bukomeye cyane hariya Uvira. Bite yarashwe nande? Ese kugeza ubu ngubu amakuru ahari na yahe? Ni byabaye mu ruhe rugamba? Byose ndaje mbigarukeho. Ni umusirikare rwose arufatiye runini cyane igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ubona ko ibi bintu toroshye na gatoya bikomeje kuba ku ngabo za leta ya Congo. Ubwo turaza no kujya kurebera hamwe ku makuru yandi ari kuvugwa muri Plaine de la Ruzizi cyangwa se Plaine de Ruzizi, hariya mu kibaya nyine cya Rusizi cyangwa se Rusizi, ariko nyine hariya bo bivugira Ruzizi, aho bita kuri Ondesu hafi y'uruganda rw'isukari hagejwe imbonerakure z'abarundi nyinshi cyane ntiwabonaho kandi agize ikirenge. Ndakubwira uko byagenze n'amasaha bajeho ndetse n'icyo baje gukora naho bagiye guhita bakwirakwizwa mu Burasirazuba cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Byose uraza kugenda ubikurikirana 5 kuri 5 hano mu mujyi, hano muri aya makuru. Ikindi navugaga nuko mu mujyi n'ubundi tugarutse inyuma gato muri Uvira habaye urugamba rutoroshye hagati ya Wazalendo na FARDC, hakomeje kuba umwuka mubi. Ubwo turabigarukaho nabyo. Hari amakuru agaragaza ko General Chaligonza Jacques akaba ari umugaba w'ingabo za Congo FARDC wungirije ashinzwe ibintu by'ubutasi n'ibindi bintu bigendanye n'amaperereza byose hamwe. Akaba rero yagaragaye Ikisangani, yajyanywe n'iki umugabo ko amaze iminsi avuyeyo n'ubundi. Mbere yari yajyanywe n'ibirebana n'imyitozo ya gisirikare yasozaga. Hari imyitozo yahaberaga ndetse yagizwe mu ruhare n'Ubufaransa batoza ingabo za leta ya Congo kugira ngo ariko bazakiminjiramo agafu cyangwa se zagira agatege ko kuba zahangana na M23, kuko babona ko byakomeje kugenda binanirana. Nubwo nyuma yaho hasotse raporo igaragaza ko bagifite imbaraga nke cyane. N'ubu ngubu mwumvise ibyo Minisitiri w'ingabo yatangaje avuga ko ikoranabuhanga rya M23 ribamereye nabi cyane ku buryo nabo bari gushakisha igisubizo hirya no hino ngo barebe ko babasha guhangana na M23. Rero Jacques Chaligonza ari Ikisangani, niki cyamujyanyeyo? Ubwo byose turaje tubirebere hamwe. Andi makuru aravugwa aho bita Kalimabenge ni Uvira. Hongeye kurasirwa abaturage, turabigarukaho. Hari amakuru menshi pe, wumve ko hari amakuru menshi cyane. We gusa nuze kujya kure aho bita Katanga aho bita Mungumbungu witwa General Sikabwe yishwe. Abantu biri kubera ahangaha, abajenerali babiri muri FARDC, uraza kumva uko bimeze. Ubwo andi makuru tuza kugarukaho ni ibikudeta iri kuvuga mu gihugu cy'u Burundi. Ibyayo biteye bite? Ni amakuru akomeje kugenda acicikana, ariko kandi mbanza kuyakorera itohoza. Nayabonye kare kugira ngo ngire icyo yanyavugaho nabanje gukurikirana neza ibya makuru. Turaje turambure inkuru yerekeranye n'ibyikudeta kuri President Evariste Ndayishimiye Neva utorohewe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ariko kandi nabo bari basanzwe bavuga rumwe bo mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Byose turaje tubigarukeho rwose, nuze kujya kure. Ahubwo reka twinjire muri aya makuru tayari. Ubwo wibuka gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo notification y'amakuru yacu yibona kare cyangwa se mu bambere birumvikana. Ubwo byose bikaba binashingiye kuba wakanda like ugakanda share kugira ngo usangize abandi inkuru zacu, ubwo ukanaduha comment. Reka twinjire muri aya makuru y'initwa Isaac. Hari amakuru agaragaza ko witwa General Meshake wa FARDC yamaze kurasirwa mu mujyi wa Uvira. Ni ibintu byatunguranye cyane, ni inkuru rwose twavuga ko ari incamugongo. Akaba rero yarashwe rwose mu masaha yashize, araswa na Wazalendo. Ntabwo ari M23 yamurashe, ni Wazalendo. Ibingibi rwose bikaba byabereye muri Uvira. Uyu mugabo General Meshake ubundi muri FARDC asanzwe ashinzwe hariya Uvira, asanzwe ashinzwe gutanga ibiryo ndetse n'ibindi bintu by'ibikoresho by'intwaro. Mbega twavuga ko ashinzwe stock cyangwa se nyine ari store manager, ariko noneho mu bya gisirikare. Uyu mugabo rero akaba yari umwe mu bavuga rikijyana mu gisirikare cya Congo FARDC hano mu mujyi wa Uvira. Yarashwe na Wazalendo kubera kwa gusubiranamo kwabo kwa hato na hato, kuko yarashwe nabo kwa General Fieka Aduyi, ngo baramuhora ko ngo yari we yabaragambaniye General ari wabagambaniye General Fieka. Uyu ngo nyine byavuzwe ko yafunzwe, akaba yafunzwe n'uwitwa General Mutaga, ngo akaba rero ngo ari wamugambaniye, bityo atabwa muri yombi arafungwa ashinjwa ko
mu Wazalendo ayoboye zikomeje guteza akaduruvayo n'umutekano muke hano muri Wazalendo. Ubwo nyine ushinjwa akaba ari General Fieka Haduyi, ubwo akaza gutabwa muri yombi. Mu gutabwa muri yombi rero Wazalendo abamushyigikiye uruhande rw'abamushyigikiye, kuko hari Wazalendo zirimo ibice byinshi cyane. Hari abo usanga ngo bari kwa Ngoma Nzito, ngaraba kwa Yakutumba, ngaraba ari kwa Shumurayi, ngaraba ari kwa Jamari, ngaraba ari kwa ni benshi cyane rwose, ni benshi rwose. Abo rero bagenda bigabanyamo amatsinda ku buryo hari igihe runaka kigera bagashwana bagatangira kuryana cyangwa se gusubiranamo. Niko byabaye rero. Uyu rero General Meshake bakaba yarashwe mu cyico nubwo atitabye Imana n'aba ngaba bo muri Wazalendo bo ku ruhande rwa General Fieka. Kugeza ubu arahumeka insigana, ubuzima bwe buri mu kaga, arahumeka wa nyuma, ntabwo bimworoheye na gatoya. Hano ibiri kubera muri Uvira ni ibindi bindi. Hanyuma andi makuru akagaragaza ko muri Katanga naho rwose ibintu byabaye bibi cyane cyane, kubera ko General Sikabwe yicwa n'abajepe, abakaba ari abasanzwe barinda ubundi abayobozi bakuru, ariko muri iki gihe hari muri Katanga bakaba barahawe kurinda cyangwa se bararagijwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Rero aba basanzwe barinda ahantu hitwa mu Ngumbungu. Uyu General Sikabwe yakaba yari yararagijwe kugenzura cyangwa se gucunga icyo kirombe cyaho ngaho rwose uko cyakabaye n'abakozi bacyo batandukanye. Bikavuga ko rero aba basirikare basanzwe barinda cyangwa se twakwita abajepe bahashyizwe batavuga rumwe n'umuntu wese ugamije kuba yagira gute yabona amafaranga cyangwa se inyungu muri ibi birombe mu buryo bo batabonaho inyungu. Iyo baramutse batabonye ikintu runaka ngo agire icyo bapfumbatiza, bikaba ari ibibazo bikomeye cyane. Kugeza ubu rero uyu akaba yitwa rwose General Sikabwe, akaba yivuganywe n'abasirikare cyangwa se bitwa ngo ni garde présidentielle basanzwe barinda abanyacyubahiro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuri barinda ibirombe bya Katanga. Akaba aribo bamaze kwivugana uyu mugabo witwa General Sikabwe. Rero byaciye igikuba cyane hariya muri Katanga, ndetse wa mutwe witwa MDKC wakamejeje cyane ku buryo ari kuvuga ko bagomba gukora ikintu gishoboka cyose kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Kisekedi buhure n'ibibazo cyangwa se n'akaga gakomeye bitewe n'ibyo bukomeje gukorera abanyakatanga. Kuko baravuga bati nta kindi Kisekedi agamije n'ubutegetsi bwe na IDPS cyaka ryari ku butegetsi usibye kwica abanyakatanga bakabarimbura. Bati niyo mpamvu natwe tugomba kugira gute kwirwanaho mu buryo bushoboka bwose. N'uyu mutwe rero wa MDKC umaze iminsi waranakamejeje cyane ku buryo wazengereje igisirikare cya leta ya Congo FARDC warakirujije epfo na ruguru, kuko wafashe rwose grupama yitwa Mutwaba teritwari, ufatamo ibice byinshi, umaze kugenda ubifata ubyambura ingabo za leta kugeza ubwo ubungubu ariwo uhagenzura. Ubu rero ushobora gukora ikintu gikomeye cyane nk'uko byatangajwe n'umuvugizi rwose, ni umuvugizi witwa uyu muvugizi rwose wa MDKC yitwa Ngoyi. Yatangaje ko MDKC igomba gukora ikintu gikomeye cyane mu itangazo ry'uburakari bahise bashyira ahagaragara, bavuga ko rwose bagomba kwihanangiriza igisirikare cya leta gikomeje gukora ibikorwa by'ubwicanyi nk'ibi ngibi, kuko baravuga ko mu byo biciye uyu mugabo bitagaragazwa neza, nta mpamvu n'imwe yatuma bamwivugana, nubwo bavuga ko ngo bo bari mu bikorwa by'umutekano nk'uko bisanzwe bigenda mu kurinda bino birombe by'amabuye y'agaciro hano mu Ngumbungu. Gusa byateje impaka ku buryo uyu mutwe rwose ushobora gutegura igitero gikomeye cyane kandi gishobora kugira ingaruka cyane ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC gisanzwe kibarizwa hano mu burasirazuba, hano muri Katanga muri rusange. Urumva rero bikomeje kubera mu gisirikare cya leta ntabwo ari ibintu byoroshye naka na gatoya. Urumva birakurikira inkuru y'uwitwa General Meshake nawe wiciwe muri Uvira, yishwe ntabwo yishwe, we yarashwe na Wazalendo, arakomereka cyane ku buryo ubuzima bwe butifashe neza. Reka twigira kuri aya makuru mbere yuko tujya ku mirwano nanone ikomeye cyane, ndetse nanakubwira iby'ingabo zituruka mu gihugu cy'u Burundi ziri gukora hariya muri Plaine de la Ruzizi. Reka tubanze ku nkuru ivuga ko General Jacques Chaligonza, uyu rwose General Jacques Chaligonza ni umuyobozi ukomeye wungirije mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse anasanzwe ashinzwe ibintu bigendanye n'ubutasi muri rusange n'andi masomo ya gisirikare. Uyu mugabo rero akaba Jacques Chaligonza yageze ikisangane. Mu minsi ishize twabwiraga inkuru yuko n'ubundi yavuyeyo anahatangira ubutumwa,
avuga ko ngo bagiye kurimbura cyangwa se bagiye gutangira ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR muri ya gahunda bemeranyijweho n'u Rwanda mu biganiro bya Washington ko u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikareka gukorana na FDLR ikanayisenya abandi babyemera bagataha mu Rwanda. Uyu rero General Jacques Chaligonza iri yatangaje ko hano ari Kisangani yavuga ko rwose muri gahunda zimuzanye iyibanze yihutirwa ari ibyo ngibyo, ariko budakeye kabiri twagiye tubona bari gukorana na FDLR muri Kivu y'Amajyepfo, noneho haniyongereyemo na P5, haniyongeramo ingabo z'u Burundi, bose bakorana mu kurwanya M23 na Twirwaneho. Abantu batangira kuvuga bati se ibyatangajwe na General Jacques Chaligonza ni ibiki? Tunabona muri iki gihe twanabonye itangazo ryasohowe na FDLR bari Uvira bavuga ko rwose ngo bishimiye kuba abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda bamwe na bamwe bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavuga ko itangazo barisinyiye muri Uvira, bikumvikana ko nyine bafite aho bakorera kandi hazwi. Ibyo bikumvikana ko bagifite icyicaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose biri aho ngaho kugeza n'uyu munsi nta gikorwa nyamukuru kiragaragaza ko bari gusenya FDLR. Ntabwo ari byo dutindaho cyane, ahubwo ubu ngubu cyajyanye General Jacques Chaligonza Ikisangani bari gutangaza ko n'ubundi ngari gahunda zo kurwanya M23, hakaba ariho ngari inama za karundura ziri kubera hariya Ikisangani mu rwego rwo gukumira M23 mu bice iri kugenda irwaniramo ifata ibice bakaba babibyambura, ndetse bakanashyiraho ingamba z'ubwirinzi mu bice M23 iri gusatira hano mu mujyi ukomeye cyane wa Kisangani. Birakurikira imyitozo imaze iminsi ibereye hano muri uyu mujyi, ndetse rwose yari yanasojwe n'uyu nguyu General Chaligonza icyo gihe nabwo yavugaga ibya FDLR. Iyo myitozo yatewemo inkunga n'Ubufaransa, aho bwatanze amahugurwa ndetse binavuga ko bwatanze ibikoresho cyangwa se ibyo kwifashishwa muri iyo myitozo yamaze igihe gisaga ibyumweru bigera muri 2 byose batozwa n'abasirikare badasanzwe. Aho rero General Chaligonza akaba yagiye mu nama kugira ngo n'ubundi abo basoje imyitozo kimwe n'abandi bari ahangaha babagira icyo bakora byose kugira ngo barebe ko bakikiza M23. Byose biri mu gahunda yo kugira ngo igisirikare cya Leta ya Kongo kivugururwe gihabwe ibikoresho bigezweho, kuko murabizi ko hashize iminsi hasohowe raporo yashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agaragaza ko igisirikare cya Leta gifite intege nke cyane ku buryo gukomeza kurwana na M23 rwose bitashoboka, ahubwo byaba ari kwiyahura mu gihe cyose batarashakisha izindi mbaraga n'ibindi bikoresho bigezweho n'imyitozo idasanzwe. Aho rero twagiye no twumva ni makuru nk'uko mwabyiye mubyumva uyu munsi, aho rwose n'ubundi Minisitiri w'Ingabo n'ubundi yatangaje ko hakiri ibibazo bikomeye cyane mu gisirikare cya Leta, kubera ko ngo ubungubu M23 amakuru yose y'ubutasi cyangwa se amakuru yose y'imbere mu gisirikare cya Leta FARDC M23 ibi yafite 5/5, ndetse ikaba iri gukoresha ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru cyane ugereranyije n'iryo bakoresha bo mu nzego za gisirikare. Bityo rero bakaba bashakishije uburyo babona umuti w'ibibazo, bakaba ngo bagiye kuzenguruka basaba ubufasha mu bihugu byo muri Afurika yo mu Majyepfo, byo muri SADC birumvikana, birimo za Zambia, Mozambique, birimo Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo bihuriye muri SADC, bakareba uburyo ki babona izindi mbaraga zisumbuyeho cyane cyane mu bigendanye n'ikoranabuhanga ry'igisirikare kugira ngo barebe ko bahangana na M23. Rero uyu General Jacques Chaligonza n'ibyo ngibyo ngo byamujyanye muri Kisangani. Ubu tuvugana amakuru aragaragaza ko muri Plaine de Ruzizi cyangwa se mu kibaya cya Rusizi hariya muri Kivu y'Amajyepfo hagejejwe abasirikare benshi b'Abarundi. Nanone hashize iminsi tubabwira ibyo abasirikare b'Abarundi bari kwirunda hariya mu kibaya cya Rusizi kugira ngo bakwirakwizwe hirya no hino, harimo ibice byo ku Ndondo, za Mikenke, za Gakenke, za Karingi, za Bidegu, za Bijo, aho hose kugira ngo barebe ko bakikiza M23, bityo ngo bafatane ku Ndondo cyane cyane no na Mikenke, bityo bahinzira byo kujya gufata Minembwe ngizabafasha guhangana na M23 ngo nabandi bita abanzi bo banashyiramo n'u Rwanda. Ibyo rero n'ubu ngubu igikorwa kirakomeje, kuko aya masaha mbabwira iyi nkuru amakuru agaragaza ko hano muri Plaine de Ruzizi hagejejwe imbonera kure nyinshi ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ni benshi rwose ku buryo aba amakuru avuga ko bashobora kuba ngo bagiye kwerekeza mu mbere nyuma yo kugera hano muri iki kibaya, ngo bagiye kuba bakerekeza mu bice birimo, bashobora kujya za Gatobwe, bakajya Uvira, bakajya mu bice bigiye bitandukanye, kuko ubundi Abarundi basanzwe nyirizina bari mu bice bya za Mitamba. Ubu rero ngo aba baje muri izi mbonera kure ngo zigizwe na batayo imwe, ngo ariko ushobora kwiyongera uko bwije n'uko bukeye kugira ngo biyongere kuri bagenzi babo
bo mu gisirikare bamaze iminsi birunda hano ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Izi mbonerakure aho zagaragaye ni ahantu bita rwose kuri Ondesu. Kuri Ondesu ni hafi y'uruganda rw'isukari. Andi makuru rwose aragaragaza ko andi makuru twahita twerekezaho, aravuga ko twahita twerekeza n'ubundi mu bigendanye nuko ma 23 nyuma gufata groupement ya Ziraro cyangwa se gufata umujyi wa Tushunguti hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri territoire ya Karehe, n'ubundi yakajije ingamba ku buryo amaze kwazengurutsa ingabo nyinshi cyane hafi hano muri territoire ya Karehe mu bice bya za Cambombo, aho muri Ziraro birumvikana hose yamaze kwakira abasirikare benshi cyane ku buryo kugira ngo FARDC be yamena urukuta bahashyize biza kubagora cyangwa se biza kubabiza icyuya. Inako kandi maze iminsi rwose kwirakw'iza ingabo muri Kivu y'Amajyepfo ku buryo byanagabanyije ubukana cyangwa se ibitero by'ingabo za leta FARDC, nubwo bihari n'ubundi ariko ntibifite ubukana nk'uko byari bimaze iminsi bimera, bikagaragaza ko urugamba rwabagiye kuba urugamba sasa. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi turebe ikomeje kugenda bihavugwa muri rusange. Amakuru aragaragaza ko mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu mazi abira rwose, ibintu bitamworoheye na gato, atari kuryama ngo agoheke cyangwa se asinzire, akomeze gushyira uturaso ku mubiri, kubera ko muri iyi minsi mu Burundi hakomeje kongera kuvugwa amakuru ndetse n'ibihuha bivuga ko hashobora kuba hari umugambi wa kudeta cyangwa se kuhirika Perezida Neva ku butegetsi. Nubwo ari ibihuha ariko haravuga ko utapfa kubikerensa kubera ko nanduru ivugira ubusa, ahubwo haba hari ikibyihisho inyuma, kubera ko politiki y'u Burundi maze iminsi ivugwamo ibintu bigiye bitandukanye. Nubwo ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye butaratangaza ibimenyetso bifatika byemeza ko ayo makuru ahari, koko abikurikiranira hafi baragaragaza ko hari ibimenyetso simusiga bishobora kongera impungenge ku mutekano n'ihungabana rya politike ku buryo byanagaragaza ko na kudeta yashoboka. Baravuga ko rero muri rusange baravuga ko kimwe mu bituma ibi bihwiswa ari amakuru avuga ko hari abasirikare bamwe banze koherezwa mu butumwa bwa gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bikekwa ko byaba byaratewe n'impamvu zijyanye n'umutekano wabo cyangwa se kutumvikana ku cyerekezo cy'igisirikare. Hari abandi kandi bavuga ko hari abasirikare bakuru bumvira uruhande rwa General Prime Niyongabo, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ku buryo nawe amaze kugira imbaraga mu gisirikare. Ibyanateye ubwoba cyane Perezida Neva mu minsi ishize ahindagura abayobozi mu nzego za gisirikare nkuru ndetse no mu wa ministeri, kugeza ubwo bamwe bavuze bati ibi ngibi byafitanye isano n'ibyo bakeka ko General Prime afite uburyo ari gusuganya itsinda runaka kugira ngo akomeze kugira uruhande rwe rukomeye isaha n'isaha aba yarundura cyangwa se yahirika Perezida Neva. Hari kandi amakuru y'uko bamwe mu basirikare n'abahoze mu nzego z'umutekano bashyigikiye General Guillaume Bunyoni, uyahoze ari minisitiri w'intebe muri Repubulika mu Burundi, ariko aza gufungwa mu minsi ishize. Perezida Neva ashyirwaho igitutu aramurekura nk'uko amakuru abigaragaza. Ikindi giteye impungenge ni ifungwa ry'abasirikare benshi ndetse n'impinduka zitunguranye mu buyobozi bw'inzego z'umutekano, ibintu abasesenguzi bafata nk'ikimenyetso cyangwa se nk'ibimenyetso by'ubutizerana hagati y'inzego za leta. Mu rwego rwa politike kandi ikibazo cy'amatora ateganyijwe na 27, murabizi ko Perezida Neva anatoranyijwe kugira ngo azongere ahagararire u Burundi mu matora ari imbere, cyangwa azongere ahagararire ishyaka CNDD-FDD. Hakabamo rero bamwe batabyumvise, bavuze ko yatowe mu buryo bunyuranyije n'amategeko agenga iryo shyaka, kuko ubundi ngo atorwa yabanje kwemezwa n'abasirikare bakuru cyangwa se abajenerali bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko muri CNDD-FDD, ariko ngo siko byagenze kuko ngo yatoranyijwe gusa n'abitwa incabwenge cyangwa se ngo conseil de sage. Aya makimbirane ashobora gutuma habaho kudahuza ku byemezo bya politiki, bikagira ingaruka ku mutekano w'igihugu cyane cyane iyo bihuriranye n'ibibazo mu nzego za gisirikare. Baravuga ko rero kugeza ubu ngubu rwose ibi ngibi bishobora gukurira cyane akaga Perezida Neva, kubera uburyo harimo kutumvikana hagati mu ishyaka, kuko harimo abo bitwa ba Reverien Kuriyo bafite ababumvira ku ruhande rumwe, ntabwo ari kumvikana neza na Perezida Neva. Ku rundi ruhande barimo mu gisirikare bumvira General Prime, abandi bakumvira General Guillaume utakiri mu nzego yego z'igisirikare cyangwa se za leta, ariko nawe afite abamwumvira kuko navuga ari kijyana. Harimo abo kwa Neva nabo ku ruhande rwe, ndetse na Gatorwasa nawe aravugwamo, bikanavuga ko ari wagira inama Perezida Neva kugira ngo ahindagure inzego za gisirikare muri iyi minsi. Byose biri aho ngaho ku buryo bagenda bakabihuriza hamwe, bakavuga ko ibi ngibi byabyara ikintu cya kudeta
akaba yahirikwa. Nubwo rero bivuga gutyo kandi hari abavuga ko nanone byagorana cyane kubera ko Perezida Neva ibi byose biri kuba abireba, byaba bigaragara ko nyine yabyiteguye ku buryo burya kenshi aho kudeta zishoboka ubusanga zitunguranye, ku buryo bubikira umukuru w'igihugu runaka bakamuhirika nawe mu buryo aba atazi muri rusange. Ngibyo rero bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi rwose ko ibintu bitoroshye na gatoya. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda Neza Media TV, mukomeze kugenda mukora subscribe kuba atarabikora, mukande like, mukande share, ubundi amakuru yacu komeze kugenda bagiraho 5 kuri 5, mukomeze kugira ibihe byiza.